Bakaro, Yego Mr. turakwishimiye. Yego biriho Iriho. biri neza. Yego. Karibu. Eh, Twaje n'aya ndirimbo wa mugani. twasesekaye. Twasesekaye. Mm. Nije Gatera Stanley na ivuge uri umuntu w'umugabo. Nitwa Chef Steven Bakaromba. Kivuga neza Chief. Chef nyine abantu benshi burya ntabwo bajya babimenya, ariko mbega ikigambo cyo bita chef kiva n'ubundi mu Gifaransa kimenyesha yuko ari umuntu uhagarariye abandi. Burya hari haba chef hakaba na chief. Chef n'uhagarariye abantu. Burya rero ikigambo cyajemo gutyo kugira ngo nyine umuntu abahagarariye abantu. Ubundi mu Gifaransa cyenyine bayita hari chef hakaba na chief. Chef no mu gikoni urebereye mu gutunganya amafunguro mu gikoni. Hakaba na chef ukuriye wenda nk'abantu mu rwego runaka ariwe chef w'abantu mbese. Wowe uri chef cyangwa uri chief? Chef. Ariko ngira ngo nuriya chef bagiye kuri mwita nyine bakurikiriza iriya structure ngiyi niko ntekereza. Uyu nguyu ukurira abantu. Bacyandika bate cyane icya chef kiriya cyandikwa gite? Chef C H E F. Niyo rero ningi rero nuko. Nikimenyesha ko kimwe. Nagari kimwe natandukanye yabo chef na chef. None se kuki bavuga chef de cuisine? Uriya ukuriye chef de cuisine akuriye igikoni. Nikimenyesha n'uwaba ukuriye akarere. Ariko hakabaho chef utunganya, habaho chef umukuriye, hakabaho na chef utunganya. Burya rero nibyo ngibyo bimwe ko n'uyu nguyu abagiye gutunganya biriya. Burya ibintu byose biba bishaka kwiga bikamenyekana ko nuko ubundi ari ubwo njya nsanga abantu bambaye izo jackets zo dukunda gukoresha, ukamusanga azambaye mu nzira arimo arakora iki z'abachef arimo aragenda ntacyo bimutwaye rwose. Kuriya mwambaro n'uwo hariya kuri ako kazi nta handi ufite kuwambarira. Rero babimazemo agaciro nkuko ujibona nyine n'ibindi bintu byinshi byataye agaciro. Ariko ubundi twebwe batraining cyane n'abazungu ntabwo uba wemereye no kuba wagendana nacyo mu nzira. Reka tubahe ikaze mu kiganiro nk'uko bisanzwe ni Gatera Stanley Bakaromba. Uyu munsi turi ku munsi wa mbere ku itariki 24 uyu munsi z'ukwa gatatu. Turabura icyumweru kimwe gusa tukajya mu kwezi kwa kane. Tukajya mu kwezi kwa kane tukajya muri Easter n'ibindi. Muri Easter. Noheli. Pasika. Rero mwe mwese abavuga ikinyarwanda aho muri kwisi hose turabasuhuza cyane kandi turabakunda. Mujye muduha amakuru natwe tubahandi. Burya amakuru tuyahabwa n'abantu tukayageza ku bandi kubera ko twebwe dufite platform igeza abantu iyo bagezaho amakuru hirya no hino aho muri. Undi atudata hano habaye iki tukajya kubitara, tukajya gutara ayo makuru tukayabagezaho, cyangwa se hakaba hari impamvu runaka dushobora kuganiraho abantu bakamenya kuri kwabyo. Nuko rero uyu munsi dufite ikiganiro tugiye kuganira kijyanye dushobora kuganira ku bintu bitandukanye. Current affairs kuri Amerika na Iran, intambara ishyushye na Israel n'ibindi bihugu by'Abarabu bimerewe nabi na Iran bamereye nabi. Dushobora kuganira ku ntambara yo muri Congo M23 ngira ngo aho bukeye dushobora kuzinga ibirago gataha, ibizataha hehe ntabwo tuhazi. Tuganire no ku banyarwanda bo muri Uganda. Ibibazo biracyahari byinshi. Hari ibyo uzi Bakaro? Ibibazo biracyari byinshi. Ko wabivuze byinshi se? Bivuze byinshi ariko nta nubwo bijya bishirayo. Ariko uyu munsi nzanye cyane ubwuzu bwinshi cyane. Haza uyu munsi ku bantu gutangirana no gushima umudamu Pasiteri
Louise Gasengayire. Mm. Uwo yakoze iki se ko mushima? yagiriye inama abanyarwanda, agira n'inama bya bisambo. Ibihe bisambo? Bisambo nyine byo korana nawe, ngira ngo Mwuka Wera ntabwo bari bamwereka yuko abantu bakorana nabo atari bo akwiriye kubakorana nabo. Louise Gasengayire, ndagusaba ko waza mu bihuje, kuko ibitekerezo byawe na submission zose zutanga ni nziza kandi zigamije kuba zafasha abanyarwanda cyane. Nagushimira cyane rero yuko nakumvise, niba yari Sande, ngira ngo umunsi yari yabonye Umwuka Wera, abwira abanyarwanda, agira n'inama bya bisambo ngo bifite kwihuza, kugira ngo yavuze kuri ba bloggers nkuko nawe wigeze kubivuga ahangaha, ati bakoze ishyirahamwe ryabo na President Museveni abaha n'amafaranga, avuga ku banyarwanda, avuga no ku mudamu. Numvise amwita Bazizane, ariko madamu ndenda kugukosora nkubwira yuko uwo mudamu yitwa Uraye Neza Juliana, uwo wavugagaho. Uraye Neza Juliana, cyo nzi Gatera, mwebwe w'amakuru mushobora no kuba mumureba, ko ndibuka yuko natwe mwigeze kuduhamagara nk'abihuje, tukajya kumusura. Tukaba dufite na gahunda n'izindi nyinshi zo gusura n'abandi bakecuru nk'abo ngabo. So uwo mukecuru ni umunyarwanda, ni inyangamugayo nkawe Louise Gasengayire, nawe ni umukecuru w'inyangamugayo, ariko ntabwo we naje kumuvugira abo ngubu, narenje kugushimira. Numushaka aba Bagatera bazagutwarayo, numvise yuko uzashaka umwanya ukajya kumusura. Niko yavuze? Numushaka Bagatera bashobora kugutwarayo rwose, uzagerageze, cyangwa nawe ukamutwara. Nanjye uje nagutwara, ariko cyane cyane nakabaye nkushaka ukaza mu bihuje, nkagutwarayo, akongera kutwigisha. Kuri ni umukecuru ufite history ikomeye cyane. Bugoroba iyo ngiyo yaba hamaze imyaka 60. Yabaye mu Bwakabaka bwa Buganda hano muri Mengo. Ngiye kuri history yonze, abana na Owekitiibwa Mwenda Mutebe, bose bakiri abana batoya. Kabaka wa Buganda nagara Owekitiibwa ni Kabaka. Harya ni Kabaka. Kabaka wa Buganda barabana, akaba nawe ari umumbejya w'umunyarwanda, ari umumbejya w'umunyarwanda. Rero Bwakabaka bwa Buganda bwafatanyije cyane n'umwami witaga Rudahigwa. So numvise Louise Gasengayire uvuga yuko hari itaka ry'abanyarwanda. Oya, ntabwo ari itaka ry'abanyarwanda, ahubwo iryo taka umwami Rudahigwa yarihawe na Mutesi wari uri ahangaha. Umwami nyine Kabaka w'ahangaha arabumuha nk'iki, mbega nk'inshuti. Ariko Rudahigwa nawe n'uwo mwami nabo bashakaga yuko iryo taka ryaba wenda barikoramo nk'amashuri, amarwariro ashobora kuzafasha abanyarwanda. Wenda utaragera ku mpamvu urimo kumushimira, niba yarahaye Rudahigwa itaka, uvuga ngo Rudahigwa n'ubundi yarahagarariye abanyarwanda. Nibyo. Rero bivuze ngo iryo taka ni ry'abanyarwanda. Byaba ari byo, ariko yarihaye umuntu nkawe nk'umwami, mushuti. Umwami nyine abahagarariye. Ese ibya Buganda ni iby'Abaganda? Ni iby'Abaganda, ariko ntabwo ari ibya Kabaka. Ubu ngubu hari Abaganda bajya hariya ku ntoza mu Rubiri bagaklaiming itaka ryaho. None se Kabaka katuvuge ngo aramutse adahari? Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo mbizi cyane. Uriya mukecuru azakora iki? Azabibasobanurira, ariko yari yarabihaye. So na muri ibyo bisambo bikorana nabo hari n'umwe wagerageje guhakanya. Ariko abantu bita ibisambo ni bande? Ari umuntu n'aba banyarwanda baza bakavuga ngo barakorera abanyarwanda, barangiza bakavuga ngo ni ibintu byari ibyacu. Hari n'uwo numvise avuga ahakanya
umuntu wamubwiraga ati ntabwo mwatoye ariko bakavuga ngo twebwe twaratoye ngo kandi nta n'impamvu tugomba gutora mwebwe abanyarwanda twebwe twaritoye ni ibintu byacu so mwebwe murinde aho tuzabahamagarira my friend ndakuwoninga abo nibo wita ibisambo ndakuwoninga my friend ibi ngibi aba ni abanyarwanda ntabwo ari ibintu byawe ibyawe uzajya ubikora utabivanzemo abanyarwanda kuko iyo bivanzemo abanyarwanda n'abakaromba barimo kandi ngira ngo nawe burimo Gatera. Banza dusobanure impamvu washimaga Madamu Gasengayire yakoze submissions nyine nziza avuga yuko bashobora kureba kujya yashobora kuzashaka umwanya akajya gusura uwo mukecuru which is very good kuko natwe twakoze iki natwe twaramurebye twaramusuye hanyuma dusura n'abandi bakecuru b'inyangamugayo nk'aba ngaba niba Madamu Gasengayire ari uwo ngo yarazi wenyine aze mu bihuje tumutware no ku bandi bakecuru bafite amateka y'u Rwanda kandi batari kuri ibi bisambo batari na kuri bya bindi byo kuduhindura ariko ubita igisambo ku giti cyawe nkawe bakaromba impamvu zo mbita ibisambo impamvu zo nshobora guhagarara nkavuga ngo ni ibisambo nuko nshobora no kuvuga ngo ibi bintu ni ibyacu ntikimenyesha ko ubyihariye rero igisambo cyose kiriharira ibi bintu ni ibyacu sindeba impamvu mwebwe mushobora kuza mukavuga mwakabaye murinda tukabibakorera yanavuze ngo inka ngo nta kintu kitagira ubuyobozi ngo ni inka zigira iziyo inka rero uretse nyine wowe n'utaranaziragiye ariko twebwe abaziragiye tuzi yuko inka n'ubundi ishobora kuba ari inka mbi izindi ntizikurikire zikanga neza njye mutegereze rero ahubwo no gukamwa inka ibonye ugiye kwikama ari igisambo ishobora no kwanga kukama mutegereze rero bazababwire ibyo bavuze bazabahamagara ndashaka kubwira abanyarwanda ngo ako gasuzuguro kashize cya gihe cyo bajyaga bavuga ko ari cyo twari mu mubano karashize twarakamenye ibyo ngibyo byo kuvuga ngo dutegereze abanyarwanda ndababwira yuko ubu ngubu bitwa gahuza muryango bitwa abandi ngo bitwa unite abamwe babyita united abandi gahuza kwega ni ibintu mbega bya matankane nyine nko bamwe baravuga gahuza ahubwo bahoze banavuga ngo bahindure izina ry'umubano my friend ntabwo ushobora kuba wahindura abantu nanone ni nka bya bindi bafite uburenganzira buhindura izina I can imagine nikagasuzuguro ko nakubwiraga ngo none ngo twebwe ngo abantebe narakubwiye ko ba bantu baje n'ubundi bari bafiteho ab'imiryango yabo abantebe nkatwe abantebe ngo twari kumvikanye rwose ko n'izina ryo twarihindura nta gahunda nta capacity nta n'amaroso bite mufite yo guhindura izina ry'umubano ndakeka ibyo ngibyo bahamagara inteko rusange niyo ifata umwanzuro ngo turemeye izina kandi turihindure kandi bakubwiye ntabwo ari abantu 5-10 bafata umwanzuro ngo duhindure izina kandi bakubwiye yuko bakora ibintu byabo bakora ibyabo izina kandi izina umubano rirandikishije nibyo batazi ni bya bindi ngo amagezi matono gako yabigere izina umubano rirandikishije muri companies ngo twarihindura tukaba twarigitira indi zina aho ngaho iba ariko bavuze uko bavuze baribeshye uko bavuze ntabwo by the way Kayitana yaramamagaye ejo bundi baravuganye nk'amasaha 2 arambwira ati natwe tugiye kubahamagara mu minsi ya vuba mwibaza se ubwo hari ibintu byinshi twavuganye nyine ariko ntabwo ndivuze hano hari ibintu byinshi yansobanuriye hari ibyo yambwiye byinshi ndavugane se nuko bimeze so urumva rero hazabamo kugongana harimo abibeshya nko guhindura izina kandi izina rirandikishije arihindura mutese ntabwo ibintu byashoboka ahubwo bashaka iryabo ariko abajyana ntabwo aba ni abantu bakunda gukopera cyane harya muri komite bo batoye yabo harimo abajyanama abajyanama ariko nabo ntabwo babatoye ngo bari bahari barahamagaraga akavuga ngo nguyu kuko nanjye barambwiye ngo nawe twari twakuvuze ngo umujyanama wacu ndavuga se nuko nguko bakora ibintu urumva bakaromba yagira hari nawe wundi wo yita abantu injiji ahubwo injiji ni umuntu nk'uwo nguwo wakoze iki ninde wita abantu injiji uriya wita Ndahiro uwo Ndahiro rero
uwo Ndahiro mfite amateka manini cyane, wenda tuzakora program ari ye wenyine imufataho. We ni umuntu uri naga uri aho ngaho, niwe umwe bavuga tujye kwa Gashumba, tujye kwa nibo bamwe bakoze yantuze no kubwiraga group ya nshuti nyanshuti. Ni uri aho ngaho wita abantu abahutu, azana rya vangura rya kera, abo ngaba ni abahutu n'iki, afite ibi bintu. Uwo ngo afite amateka menshi, umureba igihagarara ariko mutwe nta ni zero kabisa. Yes. Okay, gusa giye ikintu nabonye, ikintu nabwira abantu nabonye, nimugatangiza intambara mutashobora kurwana. Kuko hari ahantu hari group imwe nasharinzeho ikiganiro duheruka gukorana, arangije acyandikaho ngo injiji. Antika nimagine n'ibyo bintu byo numvise. Ushobora kuvuga ikiganiro cy'abantu baganiriye bombi utakirimo, none ukakita injiji. Niwo ikigambo injiji cyo kimenyesha. Ntago name iba ari twebwe twese yisi injiji, iba ari jewe, iba ari wowe, iba ari twembi, ntago namenye ibyarije. Ariko icyo nakoze nanjye nanditseho ngo imbwa. Ibyo rwose uko wamushubije neza, kuko umuntu nkonguwo icyo aba akwiye kwitwa ni nk'icyo. Kuko niba aravuga Bakaromba ko ari injiji yaribeshyemo, kuko ntabwo nabinjije. Nkaba nshyitse aha ngaha ku kiganiro nk'iki ngiki, ntabwo nabinjije kandi we cyaramunani no kuza ku kiganiro. Byaramunani, ahubwo njyewe tukiri ku Uganda n'Abanyarwanda tutari twamenya ibyaye byabende. Naravugaga nkazana submission zanjye bampa ubwa admin, nta wunzi bumvise gusa ibitekerezo. Ariko we yarakayanaga cyane ngo kubera iki Bakaromba nawe atanzi, kubera iki Bakaromba mwamuhaye ubwa admin. Mbega kuri bya bindi njya nkubwira byo kwikunda no n'ishyari ry'Abanyarwanda bagira, no ni abantu rero nk'aba ngaba. Rero ni umuganzu n'umugore wanjye, nawe ni umuganzu. Ndahera ni umuganzu. Ni umuganzu n'umugore wanjye ni umuganzu. Ariko kera najya numva basaza bavuga ngo Ruganzu Gicucu. Ngo Ruganzu Gicucu, bavuze Ruganzu Gicucu, bavuga ngo Ababirigi bajyaga bavugana na Ruganzu nk'umwami. Ariko ibyo bamubwiye bakabona bitwaye ingiyi, bakabona barongera bitwaye ingiyi. Ndavuga uyu nguyu yashobora kuba afitemo ya maraso yanjye ya Gicucu. Ruganzu we ntabwo twamuvuga ko yari umwami wacu, ariko ayo maraso ya Gicucu niyo afite. So abantu nk'abo ngabo ntuzajya ubaha time yabo. Ariko of course iyo batangiye kuza, nawe nta kindi ufite gukora, ufite kuza noneho Abanyarwanda bakamenya neza ikiza dufasha, bakamenya neza. If you attack me, I attack you. Abanyarwanda noneho bakamenyana neza abo bantu bo bakorana nabo nabaye. Twebwe turi Abanyarwanda, ntabwo dufitemo amacakubiri yo kuvuga ngo niba ufite igihagararo cyiza ngo ni wowe Munyarwanda wenyine. Ko nibundi nibyo twarwanyaga bya Ntungamo na Namutamba, sibyo? Hari n'undi nabonye wasibye iyo link nari natanze, arasiba, arazisiba zose. Mwibaza gusiba link ubusibye naho iri kuri YouTube aho twayishyize, ubu isibye nk'abantu batayireba, kandi buri ikitazi ahubwo ubahaye gutuma bashaka kumenya niki cyakabaye, niki asibye kubera icyo gisibye. Uwo mugore rero ni indyarya cyane. Mushobora kuba muri hamwe none aha ngaha akakwereka yuko muri hamwe, mwasohoka agakora ibindi bintu bitandukanye n'ibyawe cyane, akakuvugaho nabi, akavuga ibindi bintu byinshi. Afite icyo kibazo, maze Abanyarwanda ntabwo bari bamumenya. Ariko nibashaka kumenya neza rwose bazajya bambaza, ninjye uzajya uguhaye amakuru, kandi bazajya bamenya yuko ngiye mba ntabakubeshyeye, aba ari byo bintu byawe. Ariko se wakoranye na bigiye kingana iki Bakaromba? Urabona twatangiye mu December 2023. Hanyuma ngubu turi muri 2026. Urumva yuko yari imyaka. Ni imyaka rwose. Imyaka umuntu iyo umunyabwenge ntabwo ugomba kumenya abantu ukorana nabo nabahe, ukaba wanasesengura ninde ushaka iby'Abanyarwanda, ninde uri muri campaigns. Kuko inamba nini y'aba bantu bo baje bashaka kudushyira mu bintu bya campaign,
no kubona commission yaki. hanyuma se bya campaign none ko mbona nta kintu byatanze kuba abandi waruvuze ngo Gasenere yabivuzeho yabivuzeho rwose, abandi ko babonye n'amafaranga ariko n'abangaba ngo hari abayabonye harimo abayabonye. Ibintu byinshi byerekana yuko bayabonye birahari, kuko nabonye groupe zimwe bendosinga ku mugaragaro bavuga ati tugiye gushyigikira Perezida Museveni. Ni ikimenyesha nyine. None se wajya kuvuga ngo tugiye gushyigikira Perezida Museveni uri kuri kamera utarabonye amafaranga? Abandi barabyanga. So kivuga ku biri ibyo ngibyo nyine uriya usiba ibiganiro byacu wowe uramuzi. Nibyo bya bindi byo nakubwiraga bankuraga no kuri za platform, nubwo bankura kuri platform nanone undi munyarwanda azaza bikora iki akubwize kuri kwa kundi ko nakubwiraga, numvise handi sama yongera kubabwira nk'ibyo nababwiraga byo nyine. Hanyuma numva barimo noneho ukuntu ko bamushubije bamubwira yuko ibintu ari ibyabo. Ubwo se none ikindi cyutegereze kugira ngo ari bazagufasha. Yabasobanuriye nanjye audio nayumvise ati na Museveni ajya mu ishyamba yajyanye n'abantu 27. Ntabwo abanyarwanda mwese babahamagara, ahubwo bazabahamagara bo bamaze kugira gute, bamaze gutunganya ibiki n'ibiki, bababwire gahunda zihari, muzemere cyangwa muzanga. Atandukanye uwo muntu rero mubwira atandukanye iby'intambara hamwe n'uburenganzira bw'abanyarwanda, abitandukanye cyane. Kereka niba yenda kumbwira wa mugani bya bintu byo nakubwiraga harimo plani zo kwicisha abanyarwanda, kwica perezida nka bwa bundi nkuko yavugaga ngo arashaka gukora iki, kwagaza ubukombe. Nibyo ashaka kwagaza ubukombe, we ntabwo ubizi. Mbese kwagaza ubukombe bivuze kwica? Nyine iyo utangiye kuvuga ku muntu cyane cyane nk'umuntu w'umuyobozi ukavuga ngo turashaka kwagaza, ikimenyesho yuko ushaka kumusesera kugira ngo noneho uzabone ukuntu umukora iki, kugira ngo ugire icyo umukuraho, ntabwo ari ukumwica. Nyine ni kabirerega n'ibintu bibirerega kugira kumushimisha icyo uzamukuraho. Erega n'intebe rega ni capacity ni nini cyane. Ntabwo ari intebe buriya none se kumushimisha kugira ngo tumukureho atwoteni twabimenya kuki ashaka kumushimisha wenyine. Ntabwo ari wenyine kandi hari abandi bafatanyije. Yakubwiye ngo we ni ibintu bye ngo so nta nubwo yagendana n'abantu benshi ngo kuko agomba gufata ba bantu bakeya. So n'aba bantu bakeya turabashaka aho yabakuye hakabura. Atari siba bagari bakeya ariko yabakuye mu banyarwanda. None se wagenda kubakura mu banyarwanda? Oya, ni muri family ye. None se yabakura mu banyarwanda handi saa musu w'Amasaka. Wenda handi saa mu yakaba yavuga ngo hari umuntu w'Amasaka w'umuyobozi uri aho ngaho, nubwo yaba atari handi saa mu wenyine. Bariya ni groupe y'ibare 6 bari 7 zishize hamwe. Groupe za hehe nawe? Hari inshuti nyanshuti, Rwanda ni banyarwanda. Uvuze 7 none yindi ni yihe? Ni inshuti nyanshuti, ni inshuti nyanshuti. Hari umubano wa mbere, hari wa kabiri. Oya, nta mubano. Nanone nakubwiye hano yuko bari abantu bari inshuti nyanshuti. Bari inshuti nyanshuti, ariko ku buryarya bwabo ubukusa n'iki n'ubusamba bwabo. Urashaka kuvuga ko hari ibyo bahimbye? Nibyo bahimbye, atari groupe 7. Of course no groupe zo tuzi, umubano wo tuzi ufite ubuyobozi bwabo bwa Kayitana. Ibyo ngibyo ntibazajye bakubeshya, hatazagira ukubeshya. None se inshuti nyanshuti ntabwo ari groupe? Inshuti nyanshuti ni groupe ya hehe nawe? None se n'aba bari barimo muri inshuti nyanshuti? Aba ngaba nakubwiye neza yuko bari basanzwe bari mu inshuti nyanshuti. Uzabagenderere bose abari aho ngaho bose. Ngira ngo ukuyemo uwo bita Yakagabo. Ariko abandi bose bari muri inshuti nyanshuti, bajyaga bakora bose. Yes, na za get together bajya bashaka ngo ni za evidence bazaziba. Get together niki? Get together party bajyaga bajya no kuri za beach, ari inshuti nyanshuti. Abo ngabo bose wumva kereka Yakagabo. Ariko urumva ibyo bakoraga nyine n'ibyo kugira ngo bahuze abanyarwanda. Byari bya blocking. Get together tumenyane anti bivuze ngo get together nanone uhamagara abanyarwanda, duhora tubivuga ibyo ngibyo. Ntabwo ari za family zihuje zonyine. Bushanga bavuga ngo group get ushyira no ku makuru cyangwa ukaza kuri Gatera ni umunyamakuru
ukamubwira uti rero abanyarwanda nk'uko ubu ngubu ngiye mbivuga ngo icyumweru cyiza tuzaba dufite meeting, nabo niko bakabaye baza bakavuga ngo rero Gatera turagusaba ko watwamamariza kuko ushobora kubikorera umuntu ntabwo ari amafaranga. Uti turasaba ko watwamamariza ko twebwe nk'abanyarwanda tuzaba dufite get together ku Aerobic Entebbe, bigasobanuka atari ibintu byo gukora iki byo kugendera mu Umunyarwanda wese wumva ashoboye aze duhure noneho dusabane tuvuge ku bibazo bifashe ku banyarwanda tugire. Ariko batinya kubivuga, nta nubwo ari ugutinya kubivuga, ahubwo babikorera nyine muri wa mwijima kugira ngo abantu batakora iki batabimenya, noneho abantu bose basigara ari injiji nk'uko bajya bita abantu injiji. Nyine ukuntu ko bajijisha abantu ni nako bita abantu injiji. Yes. Ubwo se bizarangira bite ibyo bintu? Ibintu nakubwiye ko ibintu bishakwamo ubumenyi. Abanyarwanda nibamara kumenya abo bantu ni bande. Ariko se ko kamaze mubaza muri audio numvise yari yabuyinza kugira ngo nta kosa ririmo no kwibuka ko yashyize kuri group iriho abantu benshi. Yavuze ngo twebwe nk'abayobozi keretse bitamwemera ko ari umuyobozi. Umuyobozi wa hehe se ko tuzi ko mu buyobozi mu bubano batoye Kayitana, ntawe utabizi ibyo ngibyo. Rero Kayitana avuyeho, Kayitana ntabwo yari yavaho kuko ntabwo bari bongera guhamagaza inama y'abanyarwanda yo gutora. Ntabwo yari yavaho. Noneho babihaye ubuyobozi, barabwihaye bakoze kudita, ariko na kudita iramenywa. Abangaba bakoze iramenywa kuko iyo bamaze gukora baranawusinga. Abangaba icyo bakoze nabo ntabwo bakizi. Nabo aho barimo barijija, barimo baribeshya. Ubuse ibintu by'abanyarwanda ko numva bigoranye. Ibintu biracyagoranye, byatangiye na kera byose byarabigoranye, ariko byajyaga biva mu butabimenya. Ariko ubu ngubu abanyarwanda babimenye. Ibyo najyaga mvuga kuri platform bakanankuraho, nanone nibyo abanyarwanda bavuga kuri platform. Noneho yamaze kumenya ko banamuvumbuye, aravuga ati ibi bintu ni ibyanjye rwose, arabyemera. Ati ni ibyanjye ngenyine. Nako kagurupu ke kavuga none se harukazi arakandi harukazi sakandi bakorana nako. Ariko n'abayobozi bahese bakubwiye ko abayobozi harimo ba coordinators kuri Uganda n'Abanyarwanda. Ba coordinators batowe kuri Musakoti, nanjye nari ndimo simbirimo n'abandi bese. Kuri Musakoti ba coordinators baratowe, nanjye nari ndimo mu batowe, simbirimo kandi n'abandi benshi. Hari benshi cyane nta nubwo abantu. Harya Buyinza yarashinzwe iki? Ntacyo yarashinzwe ku coordinating wabo Mutiyana. N'abandi bari benshi. Kayitana yambwiye ko no kuri executive batari. Ntabwo rwose Buyinza ariho. Hariho umuntu. N'abandi. Hari umugabo umwe ba confusing ajya, harimo abandi. Harimo umugabo umwe kuri executive ya Kayitana, iyo ngiyo batoye witwa Charles Songa. Hakabamo na Florence. Hakaba harimo na Juma kuri zo executive, uwo bita Juma. Abo nibo bayobozi, ariko abandi so Buyinza ntabwo arimo rwose. Uvuga rero Flora ariyo hariya kwa muri iyo group. Buyinza arimo. Rega muri iyo group Flora ariyo se nk'umuyobozi. Nawe ntabwo ariyo nk'umuyobozi. Baramuhamagara bakamubwira nawe urahari, ariko ntabwo ntawe ugeze mutora. So yidatowe ntabwo buri umuyobozi. Ubwo ni abantu batatu bariyo kandi bari kuri executive y'umubano. Umuntu wese yazaga confusing erega umunyarwanda ko baba batazi ibyo ari byo, ariko umuntu ubizi neza arabimenya yuko ntabwo ibyo ngibyo ntabwo bihari. Ariko gihe numvaga mutegereze bazabahamagare bababwire gahunda zabo bafite benda kubabwira. Nimuzumva ari nziza muzikurikire, nimumva atari nziza undi aduhamagara kuri gahunda ki n'ibyo akora byenyine yamaze kutwereka ko ari ibye. Ni ikimenyesha nanone yuko azahamagara abantu be. Ntabwo mwamwemera nk'umuyobozi muramutse musanze gahunda afite ari nziza.
Rega narakubwiye cya gihe iyo ugiye guteka ugateka ku muriro muke ibyo kurya bigapfuba, ariko hari uri chef hari niyo mpamvu cyane cyane nkunda kuzana ibintu ariko kandi ibyo kurya ibyo ngibyo bireba ni ikintu cy'ingenzi cyane ko twese nibyo bitubeshejeho. Rero iyo utangiye guhata ushyiramo n'impogora ntabwo ushobora kugaburira abantu ibintu byiza. ugomba kugira twebwe tubyita mise en place. Mise en place ni ikigambo cy'igifaransa ariko kimenyesha preparation before service. You must first prepare and then you serve. Ntabwo uza gusuka ibintu ukabita ku meza ngaho utashyizeho n'amafurushi. Arimo guteka bazarura neza murye. Erega itekera abantu urabanza ukanaba mwebwe ntabwo muri mu gikoni ngo murebe ibyo bateka. Urabanza ukanababaza. Barababwira gusa turimo turabatekera. Iyo ugiye guteka urabanza ukicarana n'abantu ukabakorera menu. Kuko ushobora no kuza ukatangira kudutekera mu kene kandi abanyarwanda tutarya mu kene. Iyo ugiye guteka uteka ibiryo byose iyo ari abantu benshi. Noneho ukajya ubaza umuntu we tuguhe iki. Ntabwo ariko bimeze. Abantu benshi babura ibyo kurya bashaka, igihe umutetsi aba yabaye mubi. Reka nkusobanurire umutetsi icyo ari cyo. Umutetsi iyo ugiye kurya muri restaurant uba wababwira icyo bari bugutekere. Ntabwo ari buri restaurant rega igira menu. Ariko nyine rero uriya nta menu yakoze. Arayifite. Ayifite uyereka abantu. Azayibagezaho. Oya, uyereka abantu. Ntabwo ari ukuvuga ngo wowe wishyira mu mufuka. Mwanyuma ibyo kurya byamara gushya none ukazana menu. Menu mushaka ni iyihe? Anti menu uyishyiraho noneho abantu bakavuga ngo ibi ngibi ntabwo tuzabirya. Menu barababwiye ngo tumaze kwiyunga. Kandi yanavuze ngo mwiyunga nande se. Yanavuze mwizo group nyine. Nuko wowe utazemera ngo Andi Samu yakubwiye. Erega Andi Samu ngiye buryo ivuze abanyarwanda ndeba muri Uganda yose. Andi Samu yakubwiye ati ibintu mwabikoze mwenyine mwaranitoye. Kandi ibyo ngibyo nabivuze kwitora ko baritora. Nabivuze ngira ngo ukwezi nyuma cyangwa amezi abiri nyuma. Rero abantu bakoze ibintu nk'ibyo ngibyo nta nubwo hari no kuvuze ngo je nawe dusasenya. Nubwo twasenya erega iyo wubatse nubwo iyo usanze foundation umuntu yakoze vorongoto ari inzu ureba nawe uzaryamamo wayisenyere abamufasha kuyivugurura. Nibyo bingibi erega iyo yivugurura niko gusenya uko ngo usenya cya gice cy'umubwiti iki ngiki ntabwo gikorwa neza. Noneho reka nkora iki nkwereka ukuntu ko bubaka cyane cyane iyo uri umwubatsi nawe uraza ukamubwira uta ntabwo ariko bubaka inzu izagwa vuba kandi itugwire twese kuko ushobora kubibona ukabona yuko uzabagwira mwese. Yegete so barekera aho ngaho ibintu byo gukinira ku banyarwanda. Niba hari ibyo bakora byabo nkuko nakubwiye cyane cyane ngiye nababonyemo ikintu cya campaign no gushaka amafaranga kuri Namyaro. Noneho Namyaro sinza niba bamukoraho kuko ngo bafite program ze zindi ntabwo kiri no kuri abangaba. Nabonye ategura ibintu bya church cy'ibyo bagiye kubamo kororo. Rero ntabwo abangaba ari bakiriho. Rero bareke kubishyiramo abanyarwanda no kujijisha abanyarwanda. Oya ariko se utangije group yawe kuki udakomeza ugakora ibyawe bari ukabareka ukabibabarira? Ntabwo mbariho ntabwo mbariho n'umurundi n'umwe n'ubundi turimo turakora ibyacu. Ariko iyo uvuze ku banyarwanda niyo mpamvu mpaguruka. Bo bakora ibintu byabo ariko bareke no gusubiza abanyarwanda no kubasuzugura cyane ngo ibintu nta nubwo ari ibyanyu ngo n'ababijemo. Rero sinzi n'impamvu mubizamo babijemo ko ari abanyarwanda. Yabisobanuye neza avuga ati ntabwo ari ibyanyu. Isi nta nubwo keretse uri umuyobozi. Asobanuriye neza. None ushobora kumbwira ko Andi Samu atari umuyobozi. Umuyobozi ntabwo muzi yewe. Ariko twebwe bamuzi. Andi Samu ni umuyobozi kabisa kandi w'Amasaka iyo ngiyo ku buryo ari umugabo wize ufite degree ku buryo ahagarara mu certain constituency cyangwa umuruka cyangwa iki akahagararamo kuyobora abantu ab'abanyarwanda n'abatari abanyarwanda aho atuye. So umuyobozi ushaka ni uwuhe? Uwo ngo wabivugaga yigeze abaho na LC1 yaratowe muri Uganda. Nta wigeze amutora kuko iyo mutora ntabwo Kayitana yabakoze iki ntabwo Kayitana yakubwira yuko executive yatariho. Hari abayobozi mu nzego zitandukanye nko kubona habaho perezida hakabaho minister hakabaho
haba kuri ingabo n'igipolisi, habaho no kuri RC1 gutyo. Rero niba ari n'umuyobozi ashobora kuba ari umuyobozi wo muri church, ibyo bintu rero agenda bikorere muri church. Ibyo buyobozi bw'abanyarwanda ntabwo birimo rwose, nta nubwo abishoboye. Ariko aho ufite urwango ngira ngo oya, nta rwango mufiteho, kuko nta ngira ngo iyo umurebye ukamwitegereza neza, ko nanjye ushobora kuba unzi umugore wanjye waramubonye, sinavuga ngo wenda turapfa umugore wanjye uramuzi neza, uzi ukuntu ko asa, nanjye uranzi. Rero iyo umwitegereje ntacyo ndeba cyo naba mpfa nawe rwose, nta n'icyo kuko nta nubwo ndi mu buyobozi bwa cyacu nikavuga ku banyarwanda cyonyine icyo ngicyo dasuvuga ku banyarwanda, kandi ntabwo ari we wenyine, buri munyarwanda wese uzi agafefeta abanyarwanda ngira ngo uranzi. Aho ngaho mpagurukiraho ko nzi icyo bimenyesha. Nzi icyo bimenyesha, nigeze kukubwira yuko twebwe tuje dukuriye mu ntoki z'abanyarwanda baje bafasha abandi banyarwanda. Mpora mbavugaho, ntabwo ubu ngubu ndi bubagarukemo, ariko iyo ukurikiranye ibiganiro byanjye, hari abanyarwanda bafashije abandi, rero aba bafefeka ntabwo tubemera, ahubwo twemeranya n'abo ngabo bafasha abanyarwanda, bashyira abanyarwanda kuri gahunda. Abo ngabo nibo twemeranya nabo rwose, nta bandi. Get me. Abakwisinjije bizagenda gute? Aho ngabo banyita injiji, abanyarwanda baraza kubabwira yuko Bakaramba badashobora kuba injiji. Mu njiji ntabwo ndimo. Iyo mba nari ndimo, nakabaye nanjye narabakurikiranye. Bakantwara kwa Gashumba nanjye nkajyayo, bakantwara kwa Nshuti Nyanshuti nanjye nkajyayo, bakantwara Mitiyana nanjye nkajyayo. Oya, ntabwo njye nabikora iki. Bose bajyaga aho ngaho? Bagiyeyo hose cyane, nubwo bababuzaga bagiye Kawempe, baragenda babakingirana mu kazu gakoze impuza, bari muri za Nshuti Nyanshuti, bagiye Kororo warababonye aho ngaho, bagwa mu miceri, abandi bajya muri Makandore, warababonye. Abo nabo nibo njije. Ubuse Bakaramba urumva najya gupakinga umuceri, cyangwa nkajya ahantu hari umuceri? Nawe ntugasebye abantu. Oya, nuko nguko byari bimeze, bo bonyine barabyivugiye. Bafite audio umwe avuga ngo njyewe nta kindi nashakaga, gasa nicaye mu ntebe zo bita nkaba za president aho bicara. Gusa icyo ngicyo rero nicyo kikwereka cyane ese gupakinga umuceri nyine bagabuye umuceri kuri uwo munsi, kandi berekanye images no kurya. Ni ikibazo akurya? Ntabwo ari ikibazo, ariko umunyarwanda w'ikinyabupfura uricara bakagusavinga, cyangwa ukagenda ugasavinga. Ahubwo abanyarwanda ubundi arya bundi batanamureba, ahubwo niko umuco kinyarwanda uba. Ntabwo yigwamo ukajya aho ngaho ukanabivuga ngo nakoze iki. Hari wabonye apakinze? Ayiwe, bose abo ngabo bari bahari. Wibeshya. Akubwira uretse umugore umwe utarabegereye, nureba yes agenze bari byo. Rero ngo Karamba nawe ugira ibyawe. Ibyo mba mvuga mba nabyiboneye, ntabwo njya mu bintu byo ntabonye. Mba nabyiboneye. Ubwo ku banyarwanda wenda amakuru nayo ngayo. Hari andi makuru ya Bobi Wine wabuze? Bobi Wine ibuka yuko ari umunyakamuke. Yagiye ari muri Amerika. Ari mu mugore. Baragiye bose. Ariko se buriya bagiye bati? Uzi indirimbo yigeze kuririmba ngo Kiwani? Niko bagiye. Kiwani? Yes. Ntabwo ari Kiwani kuko baragiye. Ariko ukuntu ko bagiye, rega burya ukuntu ko bagiye n'uwabatwaye biba ari Kiwani. Hari umuntu wabatwaye? Kandi wo muri iyi leta ukomeye. Yes. Bakoranye nayo igihe kinini cyane. Actually hari amafoto nabonye ari kumwe na Trump, nibyo? Ariya yo ni stage managing. Ariya stage managing. Ariko ibyo kugenda byo ndenda kukwibutsa yuko niba igihe abantu bajyaga bagiye Iraka, umwe mu bayobozi bahanga n'ubundi training y'abantu bajyaga Iraka yayikoreraga mu rugo rwa Bobi Wine. Cyo nicyo kikwereka yuko yakorerwa kwa Bobi Wine henyine ku nzu zabo. So abantu babandikiraga aho ngaho icyo gihe. So umuntu wabandikaga nawe ushobora kuba umuzi, ntabwo turi umuvugeho cyane, urabizi n'abayobozi bakuru cyane, kandi uraza kumunyongorera buriya. Rero menya yuko aribo bakoze iki, ariko nko byari bimeze. Ariko Bobi Wine ntago ari game barimo gukina.
ni game iriya yo ahubwo yo ku rwego rwo hejuru. ni game ahubwo ni game change cyangwa Bobi Wine yarabihindutse cyangwa Oya. yarabihindutse. Oya, ntabwo yabihinduka bariya bakoranye nawe yajya guca hese n'umuntu wabo kandi buba hari umuntu wamutorekeje nyine kuri abo bantu n'umwe muri bariya benyine. ase yaba ari game agatuka abantu, agatuka perezida, agatuka muhoza, agatuka abandi. Rero wowe nuko utari wajyaho mu magereza, twebwe abo bantu bo basibye bashobora kugusiba noneho bakakuzanira na OC wa station iriya bakamusiba hamwe nawe, noneho akatangira kubwira mwana mfite uri babinafe bade noneho kugira ngo muzane iki amakuru. Rero Bobi Wine nuko nguko yari OC bo basibiye muri gereza naki n'abari abari kuriyo nkaba Edi Mutwe nyine wabonye ko bongeye kandi bo bakabamukuraho, bibaza se babamukuragaho kubera iki? Ariko ari game ntago babafunga kuri ndakubwiye baragufunga n'ibiboko bakabigukubita. Yari game baragukubita kuko bagomba gukubitana na bariya kugira ngo noneho bariya bemere yuko iki ari byo. Baragukubita bo abaza aho bashobora kugukubita bakazongera kanakuvura. Ubu urabona Bobi Wine nta kintu azakora. Ntacyo nawe yaba ari wo kugikora Muzata yakabaye ari muzima, cyangwa se Muzata sabaye ntuza wo bitaga Ruanga. Abo ngabo nibo bashobora kukimukozesha ahari. Ariko gasita bitashobotse ibyo ngibyo bakisubira. Bajye amaso rwose babyibabarire, ababimenye babyibabarira, abatabimenye nuko nguko bazaguma babigendemo, ariko niko bimeze. Katuvugeho gato ku ntambara ya Irani na Amerika na Israel. Hari icyo urabona intambara hari kizatugiraho ingaruka muri Afrika? Yatangiye ahubwo byatangiye, amavuta wayabonye yagiye hejuru. N'ingaruka nini cyane, ahubwo nibikomeza batabihagaritse tuzabigiramo ikibazo kinini cyane, ishobora no kuba third world war, kuko ya gatatu y'isi, kuko nabonye bakubita Israel nabi cyane. Rero buriya Amerika ntishobora kubireba buriya none igapfa kubireka gusa. Nabonye abaharabu bavuga ngo natwe tugiye kwinjira, nabonye abazungu bavuga yuko intambara bazayinjira, nabonye perezida wa North Korea avuga avuga ati niba sungu yakibishoboreye ataho nzazira. Urumva rero ko ari na Putin nawe we yarasanzwe irimo, we yararimo ko n'ubundi niwe yararimo indirect, niwe wajya gubaha intwaro n'ubundi zo bakoresha izindi izindi bazikura China. Ariko nabonye bavuga ngo Iran ifite indisi munsi y'ubutaka. Barayikoze kera kandi bitari byavuba none ahanga muri 79. Kuva muri 79 bubakaga hasi. Ariko buri Amerika nyine ubu ngubu nkuko tubivuga, buri wenda na Amerika yarabimenye. Ariko yabimenye byarangiye. Yabimenye yo ikuzimu bayirangize biragoranye. Biragoranye. Nazo mbona no ku binyamakuru ngo ikinyamakuru cya Bukede cyanditse ngo Iran isumurude imizinga imipya. Bo bafite intwaro, kuko bafite intwaro n'abacayina baracyabongera intwaro. Bafite intwaro, ariko burya rega intambara zirwana n'abantu, ntabwo ari Amerika. Urabona izatsinda none hari abavuga ko Amerika ishobora kuba igiye guseba. Ntabwo byose byashoboka, nta wabyanga, ariko buriya Amerika igiye kujya mu ntambara igihe kinini cyane yarakoze investigation. Kereka niba wenda yaribeshye, ariko niba itaribeshye nanone buriya bazabafata neza, kwibuka yuko nyine UK birahinduka. Ibuka yuko UK France batari baza, niba yijyamo byagira natwe nibyo dutegereje. Nayo mpamvu tuvuga yuko ishobora kuba intambara y'isi ya gatatu. Niba bizahinduka abangaba bakaba bafite imbaraga, ikimenyesha nanone ko bazagomba kuba bazadestroyinga Amerika, ahubwo ntabwo ari Amerika yonyine, bakaza bakadestroyinga Europe, bakaza ahubwo bakadestroyinga Afrika. Kwibuka yuko Afrika turi abakoloni baba bazungu. Ayatora yaravuze ngo nubwo Amerika yanyica
ariko ntabwo bazatsinda intambara bazateza ku gihugu cya Iran. iriya yo iba ari propaganda ko na Saddam niko yajyaga ariko avuga. urebye ibyo yavuze yaba bifite ishingiro. Amerika yarashe muri Iran, Iran irasa mu bihugu 6 by'Abarabu icyarimwe. Ibi bikwereka ko ifite imbaraga. N'ubu biracyahanganye nabo bimaze ku minsi 14 ngira ngo. Kandi Trump yarazinye agomba kurasa rimwe cyangwa kabiri bikabera yarangiye. Bishoboka ko ariko ashobora kuba yaribeshye gutyo. Nk'ukuntu ubona Putin na Ukraine, Putin yagiye muri Ukraine azi ko ari mu mara icyumweru kimwe. None imyaka ibaye imyaka. Exactly. Buriya Putin kurwana na Ukraine n'abangaba kugira ngo bemerezanye na Ukraine, buriya bari barabimenye neza yuko Iran ifatanyije n'abariya. Noneho barabanza bakora iki? Barabanza ibyo kurwanisha byabo babicisha muri Ukraine kugira ngo barebe wazabikubita nabahe. So kereka niba hari ibyo bahishe nkuko China yageze kuvuga ngo ifite hydrogen, wenda twabirinda, ariko ibyo byose biradutwara muri ya ntambara y'isi ya gatatu. Kandi twebwe nk'Abafurika basanzwe twebwe turi abakene, tukazaba tuzabigiraho ingaruka kabisa nini. Nabonaga bavuga ko Iran ishaka gukata umuyoboro wa internet uri mu mazi. Isi yose ikabura internet. Ibyo ngibyo nibabikora bazaba n'urutaro barurangije. Kuko internet natwe ubu ngubu niyo tuvugiraho. Nibabikora ikimenyesha yuko n'urutaro bashobora kuzaba barutsinze. Iran ifite uduce turi strategic bafata nka kariya ka Hormuz, barareka imeri za petroli z'amavuta, ariko iz'Abanyamerika ntabwo bazireka. Ariko iz'ibindi bihugu bibashyigikiye barazireka, ariko Amerika n'ibindi bihugu bishyigikiye bazikubita. Kandi kariya gace ka Hormuz niko k'ingenzi cyane mu buzima bwacu twese. Rero Iran irimo iragenda ifata ahantu hababaje. Bose ibaze ntibakata internet yose, ariko ubundi umugoroba nibwo nibazaga ko se ubundi internet bikorwa gute. Hari igihe ikintu kiba kigatuma utekereza n'ibindi. Internet ikorwa gute buriya? Internet nyine ni wireless, ariko ifite ahantu ica mu mazi, bafite akuntu wenda ifite n'aho ikomoka. Muri imbaraga zayo zishobora kuba wa mugani ziva no mu mazi. Niba hari ubizaze kudusobanurira hano. Buriya nyine birashaka abazi ubumenyi bwa internet, bya ICT y'ikoranabuhanga. Bashaka kutubwira, muze kujya muri comments mutubwire internet ikorwa gute, ikomoka hehe. Ngira ngo rero tugana ku musozo, niba hari icyo wumva wibagiwe wakivuga tugasoza. Icyo nibagiwe ni ukuhoninga nyine aba bantu bashaka kuguma bakoresha Abanyarwanda. Urabiyamye? Ndabiyamye kabisa, kuko ndi Umunyarwanda. Iyo niyo right ya mbere yo mbona yo kuba ndi Umunyarwanda. Ntabwo bishaka nabo n'Abanyarwanda. Noneho iyo ari Abanyarwanda ntabwo bakoresha Abanyarwanda rusange, kandi mu butabishaka kurumva ari ingufu. Barimo barabikora ku ngufu ngo twebwe tuzakora, ngo tuzanabahamagara, mwebwe muturinde. Iyo uvuze ngo mwebwe muturinde tuzanabahamagara, ibyo ngibyo ni agasuzuguro kanini cyane ku Banyarwanda. Ntabwo ushobora kutubwira yuko aho uzashakira niho uzaduhamagarira, kuko natwe tuba dufite ibyo dukora. Ntabwo aho uzashakira ugomba kuba hariho uvuga ngo uzaduhamagara. Yewe ikintu numvaga natekerezaga, biriya by'amatora ari kuvuga ati kubera ko Kayitana tutumvikanye, wenda bakavuga impamvu zatumye batandukana nawe. Izo ngizo nta kibazo. Noneho bakavuga ati turabahamagaye muze, niyo haza abantu 10 ariko bahamagaye abantu ntibaza abaje, bakavuga ati mureke dutore ubuyobozi bw'agateganyo, bihe manda y'amezi 3 kugira ngo dutunganye n'ibiki bisabwa byose kugira ngo habeho amatora rusange. Nuko nabitekerezaga byagomba. Ntabwo ari wowe wenyine, nanjye niko nabitekerezaga, kandi numvise n'ahandi Sama ariko abitekereza. Kimenyesha yuko hari n'abandi, urabona Abanyarwanda ntabwo bakunda gushaka kuvuga, ariko kimenyesha yuko n'abandi benshi ariko bakabaye batekereza. Byakabaye ari iby'Abanyarwanda, ariko bano bashatse babikore bonyine, kandi noneho bakwemeje reka nkubaze ko ibintu byo bakora ari ibyabo. Nkubaze cyanyuma,
niba hamagara abantu mukanga kujyayo hakajyayo wenda abantu 30 uvuga ati rero ubwo dutoye ubuyobozi muzaburwanya. of course ntabwo nyine urumva ubwo se ubwo wakumva ari ubuyobozi bazaba babahamagaye mwanzi ntawe uhamagara kuri ntuza, ugomba kujya mu buyobozi buzwi bwatowe, noneho akaba aribwo buhamagara ubuyobozi bwene bwabo. ubuyobozi buzwi bwatowe se bwarananiwe? Ntabwo ubuyobozi iyo bunaniwe nanone ugaruka muri ba bantu ukababwira uti ubuyobozi bwarananiwe, atari kubafata mpiri. Ukababwira uti ubuyobozi bwarananiwe, muraduha ubwenge ki dukore dute, noneho ba bantu bakaba aribo bakubwira gutora. Ntabwo ari wowe wibwira hanyuma ukanitora. Oya. Oya. Aho rero niryo tandukaniro ryacu. Ninde wari guhamagara se abantu muva ku iyo bamara kurabana mu buyobozi hari abaye ikibazo. Ninde wari guhamagara abantu? Ba coordinators rero. Nigeze kuzanga ndakubwira ngo hari abantu baci, ntabwo byibuka. Vice chairman. Nyine vice chairman we nk'umuyobozi. Nk'umuyobozi aca muri ba coordinators, kuko nawe nubwo yaba ari umuyobozi gute hari n'abantu atazi nuko bameze, nuko bateye, nuko bakoze iki. Kuko Uganda ni nini cyane. We ni umuyobozi ariko agomba gukorana n'abandi, ntabwo ari we wenyine. Niwe wari guhamagaza kubera ko ba coordinators n'abandi yajya kubanza gahamagaza inama za ba coordinators, noneho ba coordinators bagafata icyemezo batahamagara inama rusange, kandi bakabimenya ikibazo gihari, kandi bakabimenyesha abanyarwanda. Ntabwo ari igihe dutegura amatora, ntabwo ari ibya mpiri, ntabwo twebwe turi abasirikare bagenda ngo yes sir. Ngira ngo ukuntu baba bari bagendera kuri za orders z'igisirikare. Igisirikare niba mushaka muzajya mutwara abandi bari trained mu gisirikare, ntabwo muzaza ngo mudushyireho orders z'igisirikare ngo yes sir. Ntabwo tuzakora bari n'abasirikare. Nigeze rega kubwira hanyuma numva n'umuntu complaininga, ariko bariya bari ku orders z'umuntu w'umusirikare. Umusirikare ukorera gisirikare cya Uganda. Rero ntabwo twakora iki, ntabwo twabyemera. Turi abanyarwanda, ubuyobozi bw'igisirikare burahari, turanabushima ko buraturinda, ariko ubwo buyobozi bugomba, niba hari icyo budushakamo nk'abantu, bugomba kuza noneho bugafatanya natwe tukagira. Iyo UPDF yaje gukubura ica muri chairman LC1 noneho mugakuburira hamwe. Hari ikintu wavuze cy'ubutaka bw'umwami, nashaka kugira ngo tuzabaha abanyarwanda amakuru yabo. Kuko ibintu bisa nkaho biziye, ntabwo mbizi neza, ariko wowe ufite amakuru uraza kunsangiza noneho tuzabikoramo ikiganiro. Twebwe nk'abihuje, ariko hari umuntu nyine wavuze Bagakunde, numva wenda azi amakuru ahagije. Nyine twebwe nk'abihuje ayo makuru twebwe turayazi. Nibyo nabwiraga Gasenga ngo aya makuru twarayamenye, turayazi, nawe numvise warabyumviseho, ariko niba ushaka kubimenya neza birashaka uriya mukecuru, kuko niwe wabibayemo cyane kandi akunda abanyarwanda, kandi we yifuriza abanyarwanda ibyiza. Rero ibyo bintu niba ubishaka uzakora appointment n'uwo mukecuru, n'abandi bashaka kumenya mwabyazwa umusaruro ugafasha abanyarwanda. None se ibisambo byemeye bakubakamo amashuri, bakubakamo hoteli, bakubakamo amarwari.